by'ukuri gender ngenekereje mu kinyarwanda gender ni imyitwarire, ni imyumvire abantu bafite, ni imirimo, ni inshingano, umuco ugenda ugenera abantu b'igitsina runaka, igitsina gabo, igitsina gore. Rero muri rusange gender ntabwo ari ni ibintu abantu biga, ni ibintu abantu biga bakabitozwa, ndetse rimwe na rimwe ugasanga tunabikura mu muryango. Rero usanga agace kamwe gashobora kugira ibyo kemera, akandi kakagira iko byemera, ugasanga ntabwo twavuga ko ari ibintu rusange ku isi hose. Tuvuga ko rero bitandukanye cyane cyane mu Rwanda, aho usanga abantu bafata ko umugabo ari we ugomba gukora ibintu bikomeye, aho usanga bavuga ko umugabo ari we ugomba gushaka ibitunga urugo, umugabo agomba kubaha umugore, byaba ngombwa yakosheje agakubitwa, nta burenganzira agira ku mutungo. Ugasanga hari imirimo y'isuku, kwita ku bana, guteka, gukubura, ni imirimo y'abagore n'abakobwa. Ya mirimo yindi itanga amafaranga ugasanga bayiharira abagabo. Rero icyo navuga nuko iyo myumvire dukwiye gukora buryo kihinduka, abantu bakumva ko umuhungu, umukobwa, umugore, umugabo hari imirimo bose bashobora gukora, ukuyeho gusa yayindi ishingiye ku miterere karemano, twavuga nko kubyara no konsa ku bagore, kubera ko bafite imyanya Imana yabaremanye ibafasha gukora ibyo bintu. Abagabo nabo bafite uburyo ki bakoze, twavuga gutera inda, bijyanye n'imiterere karemano. Ibyo ngibyo tukabibaharira, ariko ibindi byose umuco ugenda ushyiraho tukumva ko yaba umugore yaba umugabo bose babikora, ahubwo igikenewe ari ukugira ngo abagabo bumve ko bakwiye gufatanya n'abagore, kuko nabo hari igihe bavunika, ariko n'abagore bahabwe n'umwanya kugira ngo bagaragaze ibyo bashoboye, bityo tugere ku buringanire n'ubwuzuzanye nk'uko